baradufasha ariko kubwo na nyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafo. Reka nkubaze buri munsi ukurira amafaranga ntawe n'ubu ndayabitse ntawe hera ubuntu se kare ku buntu buravuna nta n'umugabo uramwishyuza wawe ndamwishyuza nyine kugira ngo mbone ikiro cy'ibirayi reka da urabona uyu mwana mfite urabona ashaka iki se ashaka amata cyangwa uramusinya ku cyawe kare ku mwana wanjye azayigura umunsi yameze gahunda yameze iki yameze imboro n'amabya n'insya byose reka kinubu yahonze konkasi niyahunda ibuye ngo bikunda reka da ihonda cyane ni iyi ihonda konkasi reka da urasa umara iminota ingahe uri muri icyo gikorwa byibuze isaha n'igice urayizirika cyane ubwo atabashije gutera isaha yose ubwo nyine uwo ni wa wundi duhita dukubita urwembe agahita akajya kwa muganga urwembe urwembe gute se gusa ubwo urumva wapfubye inkwano ntibagukubite ugeze uboneza urubyaro uboneje urubyaro ubu naraboneje cyane kuko nabonye imboro ziri mu rwunga ntazazishobora nayagora urwagwa nk'uru ndagazwe n'1,100 bigahita bijyana uyu mwuga wugiyemo ufite imyaka ingahe 22 22 umaze kubyaramo abana bangahe batatu ku bagabo bangahe batatu yamaye nka data buri mwana afite se cyane ndabazi cyane nta n'umwe umwe wabekeye wapi nese kuki wese mukojya baguha 1,100 kiravuna cyane kugikura rurambi biragoye niyo mpamvu nanjye nayemeye iryo jana sani ryo kirijyaho ni puridasi cyane kugira tongere wirinde kongera kubyara icyo giciro nicyo kugura agakingirizo wakwakira abagabo bangahe ku munsi ego ko mana ketse ubundi nta mwobo utabika ifuka igihe cyose ifuka yinjiriye irabiko ntago nanjye namenye umubare wawe ntago ujya umva wanegekeye kumva nta kintu kareka bibaho se n'ikintu biba bari guteramo amane hakara abana bafite ibisongo kareka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufiya umwana urahura nawe ngo ayigukoze mu ruti rw'umugongo ariko ubwo iyo mboro yabimeze ute mane nayo nta n'umwe urahura nawe ubwo twagowe n'abayobozi batuyobora kareka mwapfuye iki n'abayobozi kareka uzi umuyobozi kubwa ngo va mu muhanda mwana nta n'1,100 ufite kandi nta kintu babafasha se reka dutege tubasuhuza kuri Kinashya TV hano turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo yego tangira unsuriza abo bantu nawe uri hafi yawo ndetse uragira icyo babaza amazina yanyu itanga ishaka yisha hano bahita he umurenge wa Mwogo kagari ka Rugunga ubuzima musanzwe mukora iki akazi k'uburaya iki wishuye mu buraya se ukiri umwana muto cyane oya ntago nari umwana kubera ubuzima bubi nari inkozi n'ubuzima bubi bwabikujyanyemo none se bawumva ari byiza ni byiza kuko nkuramo ikirayi cy'umwana ugikoramo ute muri ako kazi ukora ukuramo ute muri ako kazi ukora wana baranswera bakanyishyura 1,100 cyanjye umwana karara ariye mbye 1,100 none nta kandi kazi wakora se nta kandi kazi wakora we niko rataraka ngwibariza hano naho bita ku isi 9 oya rata ku isi 9 ni hehe ku isi 9 ni mu Gatabage ntago naziraga muri Bugesera ariko ni mu mudugudu hanyuma se mwiga mukura muri Seta Seta ni Rugunga niyo Seta yanyu damaye ngata aho bita ku isi 10 se ni hehe ntago ndahamenya ntago ndahamenya ntago urahamenya uyu mwuga wugiyemo ufite imyaka ingahe 22 umaze kubyaramo abana bangahe batatu ku bagabo bangahe batatu damaye nka data buri mwana afite se cyane ndabazi cyane nta n'umwe umwe wabekeye wapi nese kuki wese mukojya baguha 1,100 kiravuna cyane kugikura rurambi biragoye niyo mpamvu nanjye nayemeye iryo jana sani ryo kirijyaho ni puridasi cyane kugira tongere wirinde kongera kubyara icyo giciro nicyo kugura agakingirizo ubuze ujya ukibuka njya nkibuka cyane ahubwo kugira ngo inzoga nyinshi ahubwo nakibuka puridasi ubu se nk'umuntu ushaka ko kumanuka Kizimbabwe ntabwo wabyemera reka icyo gihe imboro urayivuna mani urayivuna gute se ubwo yamanuka Zimbabwe se akambwira ko agiye mwa
ntabwo byebe ubwo zomana gukuse nka 5 n'ijana cyangwa 500 ngamuroke kizimbabwe ntabwo ntabwo babyemera bikunda mwana ubuzima burahenda ahubwo bakemera makeya kibera makeya uza wakwakira abagabo bangaye ku munsi ego ko mana ketse ubundi nta mwobo utabika ifuka igihe cyose ifuka yinjiriye irabiko ntago nanjye namenye umubare wawe ntago ujye umva wanegekeye kumva nta kintu kareka bibaho se n'ikintu biba bari guteramo mane hakara abana bafite ibisongo kareka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufiya reka da kawajya arashyiramo umuriza wenda nawe nta mwana urahura nawe ngo ayigukoze mu ruti rw'umugongo ariko ubwo iyo mboro yabimeze ute mane nayo nta n'umwe urahura nawe ubwo twagowe n'abayobozi batuyobora kareka mwapfuye iki n'abayobozi kareka uzi umuyobozi kubwa ngo va mu muhanda mwana nta n'igihumbi n'ijana ufite kandi nta kintu babafasha se baradufasha ariko kubwo na nyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafo neza reka nkubaze buri munsi ukorera amafaranga ntawe wahera n'ubu ndayabitse ntawe wahera ubuntu se kareka ubuntu buravuna nta n'umugabo uramwishyuza wawe ndamwishyuza nyine kugira ngo n'ikiro cy'ibirayi reka da urabona uyu mwana mfite urabona ashaka iki se ashaka amata cyangwa uramusinya ku cyago kareka umwana wanjye azayigura umunsi yameze gahunda yameze iki yameze imboro n'amabya n'insya byose gusa uwo mwana wamushishikariza kuzasamba ariko n'ubundi umwana none si imfizi nivuka kuri nyirayo yego data umudamu none se reka nkwibarize ibi bintu uramutse ubonye akandi kazi ntabwo wawe ukashaka undi mwuga ukora atari ibi ngibi ubundi se akazi wakora udasweranye ni akahe mana ushaka gukora akazi nyine uticuruza ufite umugabo wawe mugirana gahunda isanzwe urumva gahunda yawe isanzwe ukaba ufite umugabo wawe murarana ariko udacuruza ariko ukagira akandi kazi ariko nawe akajya ahora mu rugo uko yakize mu rugo ndetse ako kazi urumva kaba we katamunaniye ndamaye ase ubundi buriya wamaye iminota ingahe kinubu yahonze konkasi ntiyahunde ibuye ngo bikunda reka da ihonda cyane ni iyi ni ihonda konkasi reka da uretse umara iminota ingahe uri muri icyo gikorwa byibuze isaha n'igice urayizirika cyane ubwo atabashije gutera isaha yose ubwo nyine uwo ni wa wundi duhita dukubita urwembe agahita akajya kwa muganga urwembe cyane urwembe gute se gusa ubwo urumva wapfubye inkono ntibagukubite cyamaye nka data ase ko ndabo uri umuntu usa nkaho ari mukuru ubu ngubu ubona abakiriya b'abasore cyangwa ni abasaza yego ko mana nk'ubuzima busanzwe nk'urubyiruko ruri kureba ibintu live washishikariza uruhe rubyiruko ruri kuzamuka ruzabona iki kiganiro kuko mu buzima mukora mu buzima bubayeho si bwiza ni nk'ikihe kintu wabwira urubyiruko ruri kuzamuka ubu aka kanya birinde gusambana kuko nta mwuga mwiza urimo ariko nyine wishutse nawe uramushuka ariko njye nakubwiye ngo ushatse wavamo ukajya nko mu budozi gucuruza inyanya mu gasoko ndajyana ibyo nafite se wingo ncuruza buri munsi izavamo iki izavamo iyo mashini cyetse nimbona unereye umwuga nese umuntu aguteye inkunga wabireka yego ko mana ukaba umwana mwiza rwose nkajya mbashishikariza ukaba umwana mwiza ase ugeze uboneza urubyaro uboneje urubyaro ubu naraboneje cyane kuko nabonye imboro ziri mu rwunga ntazazisha yamaye nka data mu rwunga ubona iki gitarano bo mu rwunga ibyo bintu ubushyuhe bwinshi buterwa n'iki amavuta menshi n'urwo rwagwa rwa danje n'urwo ukekeye urimo kugutumira ni umwimerere utarubonye ntabwo waryama ntabwo umva n'ubuyobozi ntibwankura ku muhanda ngo mbyemere kugira ngo ni inzoga nyinshi zibibatera akareka ubusungwino tugende se mani urebe nta n'inzoga nanyweye nk'uciririze mbye yambaye nka data zakasa shaka ndawe warakayira kabage ntabwo njye kwemeje sha yego ariko rero uyu mwana uko umujyana mu kabari rwose akiri mutoya nase uyu nguyu yari yagera igihe cyo gusigara mu rugo yaracyari ku isheni ya nyina ariko inzoga si iz'abato ntayo namuha nawe ntabwo ujya umuha ntabwo uzi umusore ntabwo namuha we uyu ni uwo kurya ni ukunywa amata akarya iryo ry'imbe ubu se amagi uramuha ryagomba ubu se urabona atarije ya mani ubona asa neza nyine afite ameze fureshi
ntagira ngo nanjye nicyo ndi gukorera. ndetse ubu nta mugabo wasize ubana na wenda Uwese ngasa mundangire mani ndebe ko naba. wakwemera kandi zaruzisha yagushobora. Ubwo nyine azanjyana Indera. Iyi bura azajyayo. Izana zaruzuye se cyangwa zirabura ho? Icyo jya nibura azajyayo. Ako ntabwo ziruzura. Niki kintu wasaba ubuyobozi wenda kugira ngo nk'ubuyobozi bwa Mwogo ni ikihe kintu uretse gatoya ikintu wasaba ubuyobozi nibura leta ifasha abanyarwandakazi bari aha bari muri uyu mwuga baduhe koperative y'ubura tuyireke dukore iki ngiki mwayisaba iki? Ubuyobozi twasaba ni ukudufasha byibuze ikatwereka nk'akantu k'agatsinda tukajya tukajyamo buri umwe wese akiteza imbere bwa burayi bukabasha kubura muri Mwogo. Ase wabureka burundu koko? Wabureka mani wabonye icyo uhugiyeho. Icyo kigo ni mu kigo. Iyo pantaro nkayisana mu mabya ntabwo byakunda. Uwo munsi nyine nyihoraho ntabwo mbona umwanya wo kujya gushaka babagabo. Iryo shuri ni muribona mu murenge wa Mwogo muzemera mutuze. Ni imbere tuzatuza cyane cyo nicyo nibwo bufasha ubundi dushaka. Wamara icyumweru utarakumbura umugabo? None se icyumweru umunsi kuko mba ntekereza ko ndi bushaka ubusore ari kurira adashaka 1,100 ahubwo nimugire nigire gushaka 1,000. Ubaye uri mu yindi mirimo ibyo bintu wabireka nukumbura abagabo? Ndazi iyo pantaro mbanze kuri bumesenyezi kandi ikiro cy'ubugare 4.5 hano ukabona isukari ariko ikibazo wakumbura umugabo. Oya nago mukumba naza ko mukumbura bitewe n'ubukene ufite ugira ngo mukumbura ari kumushaka ntabwo bishoboka. Yego unushyukirwa amafaranga nushyukirwa umugabo. Wabonye agasukari ukabona agasabune ukabona amata y'umwana n'igituma wenda ngoma muri kakazi nkavayo ku mugoroba nahanja kuryama uvayo wananiwe nkuko tuva mu kabari twarushye tujya kwiryamira n'ubundi. Yego rero shishikariza abandi bana bakiri bato kutishora muri ibi bintu urumva? Inama wabagira ni iyihe kugira ngo kuko ntago ari umwuga mwiza? Inama nabagira ni ukwiga. Yego gukunda ishuri. Ikindi cya kabiri nimba bafite ababyeyi woji bakabasha kubitaho bakabasha kubashakira akazi kabahuza kujya mu bubari nk'ubu nkanjye iwacu ni kavukire. Yego ariko kuko iwacu wenda batishoboye nta kintu nari kuvuga ati mama yari kumbwira ati kora iki yari kugikurayo ntabwo byari gukunda kandi nshaka yashuruje ipa cyangwa se yanayakariso nuyemaso ugira ngo nzabura kutagiguha mane nzakiguha pe. Yego cyane njye nariyambariye byara kuko bushobozi mfite. Njye nariyambariye byara yagenda nase wanushyukwa mane oya wapi urashyuka pe. Nagenda pe nariyambariye ubwo nyine nzegera abagenzi ba nk'umusore ubona ko we nta kibazo afite agatuza ni boso nayagora urwagwa nk'uru ndagaske n'1,100 bigata bijyana. none yumva tugara ku musozo w'iki kiganiro hari urubyiruko rwinshi batari muri ako kazi ukora ariko bananiwe kwifata none bakora ibyo bikorwa bitari byiza babikora bwihishwa bakanareba ababyeyi abandi batabararuka bakajya ku muhanda. Abana basimbuka ibipangu nijoro i Kigali tuzi hari abana tutari buvuge ariko basimbuka ibipangu nijoro iwabo baryamye urumva baryamye bakajya gushaka iki abasore bakarara muri ibyo bintu muri za karabu muri iki dekora kabangaba ni ba ababyeyi. Hari ukuntu umwana umubwira ati ubwira umubyeyi ati ndashaka ikayatereka wa mwana uyu munsi nagiye rurambi mbura 100 uyu munsi ihangana ariko n'uyu muzanira yakaya azagisimbuka nyine abona ejo yiga. Yego reka tugushimire gira ikintu urenzaho kuri icyo ndenzaho ni ukudushakira wenda nk'akantu k'umwuga tugomba gukora n'abayobozi reka tuhita tuborohera. Tutaborohera bakabasha gutunganya umutekano wabo nta mukobwa uri mu muhanda bajya bashaka kubafunga bakabirukankana. Uzigereza tuba tuzi imana ni nyinshi kareka njugunye inzoga yanjye wakuciwe. nk'abantu bakurikiye iki kiganiro hano twaje mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Rugunga saka Rugungara umudugudu wa Rusagara twari twahuriye n'abantu benshi ariko hano ntabwo ari ku isa 9. Oya
ariko ngo ku iseke ngo harakonje. hadakonje se urabona abagabo batamaze kujya mu ngo zabo. Ariko muzi kubyina? Kubitamo umuziki se nkwereke za nyasha. Kare urazikaraga ntabwo nabikora. Reka tumurekere utabona umwana yakomeje kumuzengereza cyane ariko ubwo hano turi mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera. Umurenge wa Mwogo. Yego. Akagari ka Rugunga. Akagari ka Rugunga. Reka tubashimire. Sawa.